Ngiye kubagezaho amateka ya Israel Mbonyi, umuhanzi ukunzwe cyane wigaruriye imitima ya benshi n'indirimbo ze zose yakoze, n'indirimbo yasohoye mu kwa cumi ya nyuma iri kurebwa cyane, nayo ndaza kuyibagezaho n'andi mateka ye yose. Ikaze, ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero Israel Mbonyi se wakwibaza ngo ni muntu ki? Abafana be bose ndabasuhuje aho muri hose, nyagasani nabaho umugisha utagabanyije. Israel Mbonyi akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 16 z'ukwa kabiri 2012. Israel Mbonyi akaba afite abantu bamukurikirana cyangwa se aba subscribers bangana na 1,047,000 byonyine. Israel Mbonyi akaba amaze kurebwa cyangwa se total views, abantu bamaze kumureba ku rubuga nka YouTube bangana na 277,000. Israel Mbonyi kandi akaba akomeje kugenda akundwa cyane, yigaruriye imitima ya benshi. Israel Mbonyi ngiye kubagezaho zimwe mu ndirimbo ze yakoze, ariko niba wifuza kumukurikirana imbuga nkoranyambaga akoresha hazaho TikTok, Facebook, Instagram na Twitter n'izindi mbuga zitandukanye. Niba uri umufana we wakomeza ugakurikirana ibyo akora gatanu kuri gatanu. Zimwe mu ndirimbo za Israel Mbonyi haza Heri Taifa, hakaza Yeriko, hakaza yanitosha, hakaza sikiliza, hakaza niyo, hakaza jambo, hakaza malengo, hakaza amenisamehe, hakaza nitawamini, hakaza ndashima, hakaza tugumane, hakaza ninasiri, hakaza nk'umusirikare, hakaza you won't let go cyangwa se you will not let go, you won't let go, hakaza ndakubabariye, hakaza yaratwimanye, hakaza gasambi, hakaza karame, hakaza ku musaraba, hakaza inaso, hakaza baho, hakaza sinzibagirwa, hakaza urwandiko, hakaza ku migezi, hakaza ku marembo y'ijuru, hakaza sinzi ibyo nibwira, ibihe, hakaza nimero number 1 cyangwa se hakaza hari impamvu, hakaza hari ubuzima. Izo nizo ndirimbo za Israel Mbonyi. Indirimbo ze nyinshi cyane zikaba zararebwe na za miliyoni. Ni umuhanzi kandi wakoze ibintu cyangwa se wakoze ibikorwa bifatika, akaba yaragiye agura n'imitungo mu Rwanda. Ndaza kubagezaho amafaranga yinjiza, ahembwa ku kwezi cyangwa se n'ubutunzi bwe afite mu Rwanda mu kanya mu yindi video ikurikiraho. Niba wageze hano ku muyoboro uramenye utagenda utavuze, utaba nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Niba wahageze kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo, sabune, partage na like ni ingenzi cyane. Nkomeje kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe, mukora na like, mugakomantinga, mugaragaza ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu. Nyagasani nakomeze kubaha umugisha utagabanyije kuri uyu muyoboro, kandi dutanga ubufasha butandukanye, twigisha Icyongereza kandi twamamaza ku buntu, tubagezaho amakuru ya diplomasi na politiki. Amakuru yose ku isi tuyabagezaho gatanu kuri gatanu kandi yizewe. Nkuko nagiye mbigarukaho, Israel Mbonyi ni umuhanzi wagafashe cyane, ufite ubutunzi buhambaye. Israel Mbonyi nk'umuntu ufite, ibaze kuba afite urubuga nka YouTube, afite aba subscribers, abantu bamukurikirana miliyoni, bigaragaza ko ari umuhanzi wavuye mu gihombo cyangwa se ari umuhanzi ufite business yavuye mu gihombo.